Nje kuguha ikaze, iyi ni Kigali Heart Celebs Entertainment, ni amakuru y'ibyamamare. Ngira ngo imbere yawe uri kubona amafoto, uri kubonaho b'abana bo muri Sheri Silver Foundation. Ni amafoto yakomeje kugenda akwirakwira ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino, aho abantu bakomeje kugenda bigarukaho batangaho ibitekerezo bigiye bitandukanye, bagaragaza ibyishimo ndetse bagaragaza n'ineza uyu mukobwa kabisa akomeje kunezeza abanyarwanda, abona ko ari ibintu byiza cyane, akomeje kugenda afasha imiryango itishoboye ahanini binyuze mu bana babo, abagenera impano zigiye zitandukanye, dore ko kuri ubu ngubu yamaze kubasinyisha nk'abantu bafite imirimo cyangwa se nk'abantu bafite akazi muri iki kigo cyangwa se muri iyi foundation ya Sheri Silver. So birumvikana rero aho Sheri Silver ajya kubyina, aho Sheri Silver ajya gupafominga mu bitaramo bigiye bitandukanye, birumvikana aba yabanje kudiringa umushahara, aba yabanje kudiringa umushahara bakamuhemba, maze ubundi nawe akabona guha agashimwe bano bana, cyangwa se akabona nyine kugira ibindi abaha abagomba nko kubishyurira amashuri ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye nkenerwa mu buzima bwa buri munsi. Rero nk'aho ibyo ngibyo bidahagije, yagize gutya abasinyisha contract. Ni ibintu nakomeje kugenda mbona abantu benshi babigarukaho ndetse banamushimira cyane kubw'uyu murimo udasanzwe agize gutya agakora. Ni ibintu bibaye bwa mbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ubundi bino bintu navuga ko ari imico y'abazungu, aho umuzungu abona impano mu mwana akaba yamufata nyine akamurera ndetse akamusinyisha contract. Mugira ngo mujya mukunda kubibona cyane mu makipe y'abakinnyi, aho umwana rwose asinyisha contract aho aba akiri mutoya cyane, aba akiri umwana mutoya cyane w'imyaka nk'icumi, ukabona bamusinyishije contract akajya ahembwa ku kwezi cyangwa se ku cyumweru. So ni muri urwo rwego n'ubundi n'aba ngaba urabona ko baracyari batoya kamemu, urabona ko ntavuga ko ntawe urageza imyaka 20 urimo, abenshi bari muri 10, ni abana nyine, ngira ngo uri kubibona. Ariko yagize gutya abasinyisha contract, bivuze ngo iyo umuntu asinye contract, ngira ngo murabizi, ni ukujya nyine uhembwa buri kwezi ni ukujya ubona amafaranga y'agashahara kawe. Kandi uri kubona ko iyi foundation nubwo wenda batajya bafata menshi, ariko byibuze urumva ko ni ikintu gikomeye cyane umwana gutangira gukora cyangwa se kumumenyereza gukora angana gutya. Urumva ko ari ibintu birenze, ni ikintu cyiza, navuga ngo cyiza. Uyu mukobwa kabisa witeje imbere ari kugenda akora cyane, dore ko ari umukobwa wamamaye cyane cyane mu bintu bijyanye no kubyina. Ni umukobwa navuga ngo wabanje kwamamara cyane ku ruhando mpuzamahanga, aho impano ye yakubise cyane, ikabustinga cyane, ikagera mu Bwongereza. Dore ko mu Bwongereza buriya afite na stati, navuga ngo stati imuranga yubakiwe nk'umuntu wakoze ibikorwa by'indashyikira hariya mu mujyi wo muri nyine hariya mu Bwongereza. So rero yagize gutya asinyisha aba bana. Ni ibintu byakomeje kugenda bigarukwaho. Ngira ngo uyu mukobwa uri kumubona, umukobwa mwiza cyane bita Naomi, niwe wa mbere wabanje kuba yasinya amasezerano y'uko rwose yemeye akazi hariya muri Sheri Silver Foundation, noneho akajya akora ibikorwa bitandukanye ndetse akora akazi gatandukanye muri Sheri Silver Foundation. Ngira ngo nta kindi cyakorerwa usibye kuririmba ndetse no kubyina. Abana bagiye bafite impano zigiye zitandukanye, Sheri Silver arabatoza, akabashakira ibiraka hirya no hino, maze ubundi ayo yinjije birumvikana azajya ahita yafashisha abandi, cyangwa se nawe yakubite ku mufuka, ubundi ukwezi nikugera abone kuba yabahemba. Kandi navuga ko ari igikorwa cyiza uyu mukobwa agenda akora. Navuga ko rwose ari ibintu byiza cyane, n'abandi bose bashobora kuba bamureberaho, bakaba bakora ibintu nk'ibi ngibi, atari kuvuga ngo abandi babafashe ati ndabafasha gusa mbarihirira ishuri, ahubwo n'iki ushobora kuba watoza umwana ibi byose abe yabasha kuba yabyikorera. So ngira ngo uyu Naomi nk'uko bakomeje kugenda babitangaza, bavuga ko rwose ubwa mbere bahura yashakaga cyane kujya kubyina muri Cogamu. Ngira ngo Cogamu urabyibuka ko habaye ibirori, Sheri Silver akaza akabyina cyane anezeza abaperezida bari bahaje. Rero byavuga ko Sheri Silver uyu mukobwa bwa mbere ashaka nyine kwinjira cyangwa se ashaka kuba yakorana na Sheri Silver, yamenyekanye cyangwa se yabonwe bwa mbere kuri Cogamu, nibwo ishusho ye yagaragaye muri Sheri Silver. Ndetse n'abandi bose bagiye bavugaho ibintu bigiye bitandukanye, nk'uyu witwa Tekero, umwana mwiza cyane rwose, umwana mwiza cyane. Navuga ko yavukanye amenyo nyine ameze ukuntu y'impengekerane, abantu bakomeza bagenda bamuserereza. Mbona Sheri Silver
anabigizeho reaction itari nziza kabisa, ararakaye aza ku mbuga avuga nabi cyane, ngira ngo abantu bakurikirana ibintu bijyanye na showbiz cyane barabyumvise, ariko yagize gutya atangaza ko ari kubikoraho kandi hari icyo bagiye kuba babikoraho, ngira ngo muri kubibona ko rwose amenyo ye yasubiye ku murongo. Ni umwana ukunda kwisekera cyane, ngira ngo urabona ko hari ibintu bashyizemo bishobora kuba byashyira ku murongo, ngira ngo ntazamenyekirane yari afite ntago akizifite. Urumva ko ni akazi gakomeye cyane, aho uyu mwana bavugaho ibintu bigiye bitandukanye, yuko umuryango we wari ufite ubukene cyane, ngira ngo uri kubona mama we na papa we hari inyuma, umuryango we wari ufite ubukene cyane aho bendaga kubasohora mu nzu. Noneho aho yinjiriye muri Sheri Silver Foundation, kuri ubu ngubu rwose umuryango umeze neza cyane, ndetse yanashakiwe ishuri ryiza cyane rya private school. Urumva ko nta kintu uyu mukobwa wamushinja mu by'ukuri. So rero kuri ubu ngubu nawe akaba yasinyiye contract, bakaba baratembereye mu bihugu bigiye bitandukanye, birumvikana nyine. Ngira ngo mwakunze kugenda mubabona batembera hirya no hino, bajya muri Switzerland, bajya muri Nigeria, bajya mu Bwongereza, nk'umuntu rwose, nk'umwana uba waravukiye mu buzima nk'ubwo ngubwo bubi cyane. Kujya mu ndege abenshi tubyumva nk'ibihuha ku mugani wa Bruce Melody, rwose urumva ko ni ikintu navuga ngo kirenze uyu Sheri Silver yamukoreye, bivuze ko inzozi ze n'ubundi yazikabije. Uyu nguyu muri kubona imbere yanyu rero bakaba bamwita Iranzi, akaba ari umuhungu nawe navuga ngo ufite impano ikomeye cyane, nawe akaba yasinyiye muri Sheri Silver Foundation nk'umuntu wasinye nyine contract akazajya ahembwa ku kwezi. Uyu Iranzi rero bikaba byaravugwaga ko ari umwana wakuriye ku muhanda, ndetse ngira ngo muri kumva ubuzima iyo bukomeye, naho nyine utagerageza guhigira, ubuzima uvukiyemo nibwo bugerageza kukwigisha icyo gukora. Birumvikana ko ubuzima yarabayemo bubi cyane, ababyeyi be nyine babayeho ubuzima bubi cyane, we yagerageza gukora uko ashoboye akajya mu muhanda akareba ko hari ibyo yabona, yaravuye mu ishuri. Ariko kugeza kuri ubu ngubu Iranzi ni umwana wasubiye ku murongo, ni umwana umeze neza, aho bivugwa ko yanabyinnye. Ngira ngo murabyibuka cya gitaramo cya Kendrick Lamar kiba, ngira ngo murabyibuka cyane muri 2022, nibwo igitaramo cya Kendrick Lamar cyabaye hano mu Rwanda. Uyu Iranzi rwose 2023, mubabare ni 2023, nibwo cyabaye, nibwo uyu Iranzi rero yaperforminze, ndetse byari byiza cyane. Nibwo rero yahuye n'uyu bita Sheri Silver, ndetse bahita bakora foundation bazana n'aba ngaba bandi. Urumva ko uyu nguyu bita Iranzi we ayimazemo igihe. Rero uyu Sheri Silver yahisemo kumusinyisha, buri n'abana 5 basinyishije, wenda uko ubushobozi buzagenda bugaragara cyangwa se buza, n'abandi bazagenda babasinyisha gahoro gahoro. Urumva ko ni ibintu byiza cyane bitandukanye kure cyane n'ubuzima yabagamo mu muhanda. Ubundi Sheri Silver yagiye areba abana babaye kandi bafite impano, rero agahitamo kuba yabafasha mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Uyu bamwita Denzo, niyo mazina yabashije kuba yamenyekanaho, ndetse akaba ari umwana navuga ngo wakuze arerwa n'umubyeyi umwe, wenda ubwo sinzi uko papa we byagenze, ariko nk'uko bikomeza kugenda bivugwa yarezwe n'umubyeyi umwe. Urumva ko ubuzima butaba bworoshye. Rero aho amariye gusinya muri Sheri Silver Foundation cyangwa se aho amaze kujoininga iyi fondasiyo, nk'uko mama we akomeza kugenda bivuga, avuga ko rwose ubuzima bwasubiye ku murongo. Ubu ngubu ibintu bimaze kumera neza cyane. Nawe rero akaba yaragiye yogoga amahanga hirya no hino, muri za Nigeria, bakajya mu Bwongereza, za Switzerland, bakajya n'ahandi hose hagiye hatandukanye, bajya kwerekana ibijyanye n'ibyo bakora. Ngira ngo murabizi ko ari ababyinnyi beza ndetse n'abaririmbyi beza. Uyu nguyu akaba yitwa Sami, nawe akaba kabisa ubuzima butari bumeze neza mbere y'uko yinjira muri Sheri Silver Foundation, ndetse kuri ubu ngubu akaba yasinye contract rwose. Birumvikana ko ku kwezi nawe azajya yinjiza agafaranga byibuze akagira ikintu yakikorera nk'umuntu kabisa w'umugabo. So ngayo nguko ni abana 5 rero, bose mbashije kuba nabakubwiraho, kubwira amateka ya bamwe muri bo. Ndizera ko ubashije kuba wasobanukirwa nawe nimba ufite inzozi zo kuzagira ikintu ufasha umuryango mugari nyarwanda. Kubitangira ntago bigoye, kubitangira kandi ni nonaha. So nta bindi birenze nongeye kukubwira, wowe kanda subscribe kugira ngo uzajye ukomeza wumve ibiganiro byacu, dore ko amakuru yose ari update yose aba ari ngombwa ko mpitanya kubwiraho, kandi kugira ngo ujye ubasha guhita usobanukirwa ako kanya. So murakoze cyane rero.
Iyi ni Kigali Hot Celebs Entertainment, amakuru ya ba Sitariyo nakagaruka.